sheri uri gusinzira shibugenda nane imve ngo umunaniro w'ubukwe na n'ubwo wanze kumva cyane yego man umunaniro w'ubukwe wanze kukuvamo kweli akusha wabonye kuboneta abantu bagiye batera cyangwa ntabwo yagize ariko man Imana yadukoreye ubukwe none wongeye mbega nyine undi ari ibintu bawumva nyivuga si ibintu bibisaba ahubwo bizagenda gute byabaye shamana bwari bwiza none za mpano njye nibuka kuko hari dufungura impano bugaca afite bene wanyu sinzi hari umuntu watanze impano uriya wanditse mu rwandiko uriya waguhaye impano ya pome wagira ngo yarabiswe uzikunda yangizemo hagati ariko barayari nyine rega abantu b'ifamiye baba bazi ikintu umuntu nakunda ahubwo se be mva nkubaze kuki waje muri salo wambaye gutyo baburetse gusimana sindi uwawe kubera icyo kuba muri nawe uri mu rugo n'amarinete wanze kugabanya n'uru rumuri uribe ko ndwara amaso banze ukore kansemwereke buriremo hano muri salo tuganire nyine ko se bite ese wagize nk'umukozi winjira akasanga nta umukozi afite uburenganzira bwo kwinjira aha ngaha se cyangwa yakwinjira bwo kireye tibya please vite se biri wote banze ko yamutse gishaka kiri kumbangamira ngiye simba no soko yari na yananduye shana wizikeza uzanyica ntabwo nari mbimenyereye bino bintu nyine ubu rero ugomba kubimenyera kuko uramfite iki nicyo gisobanuro cyo gushaka gushaka neza ubu ngubu ntuzongera kwambara ndetse y'ipasi kumva nk'ingi bo sinzi ukuntu baba wayitse nawe sinzongera ushatse kuvuga ngo utari waza ntabwo najyaga ntera ipasi uyu nyine urayiteraga ubu ngubu nzajya n'uwo mbyitaho nyine ngo wambaye imyenda ijyanye ubwo se shagira ngo imyenda iracyanankwera nashimye urugo bana nyine kumeze neza nashimye urugo ibyumweru bibiri nibyo byatuma ntashima urugo ku buryo mbyibuka niko nanganaga kuraje ejo bundi uzabona natangiye kwibyibuha bitangire kuvuga ngo ni wowe biteze umva nyine umva rero nta gisigaye nshaka umbwire ukuntu twapanga ukuntu bajya muri honeymoon kandi nshaka ko tuzavayo unaniye inda amakuru se yo mu cyaro turaho tumeze neza n'abarumuna banjye barahwande mama se mama nawe araho nta kibazo twese abandi bose se barahinze munsi y'urutoki ubu nzabona agatoki ko kurya nimbyara ese bizaba byeze simbizi ariko twazajya kukurebera mu isoko urakoze nyine kuba uje uzo nduhure n'imi duhure muri uru rugo mfite igicuro cya hano niba ari we nari kubona kiri gukubita ijisho ryenda kuvamo ni cyiza wabona nanabyaye mu kanya ugahita uterura akana ko ndi mu minsi yo kubyara se ntabwo njya mbigenderaho ibyo ngibyo nyine mba naniwe wumva akana karananije pe ariko wari ufite umuntu ugufasha imirimo bazi mfite umukozi ariko nawe sepa ntabwo nyine uri abakozi b'iminsi nawe urabazi ntabwo wapfa gusiga umuntu ku rugo uko nguko ngo uragiye kandi iri ni nk'urugamba umuntu aba ari isaha n'isaha uba witeguye guterwa ubwo rero niyo mpamvu nabuze ni ubuje ubumfashije noneho umugongo ubu se woga gute ubu nyine umugabo wanjye yadatashye karenganye ceceka ubu nsigaye mfata ntuze nkicaraho nyine ubwo ni uko ese pome nagutumiriye ntabyibagiwe bazi ko bebe bari gushaka pome bebe sha nawe ugira ibikabyo bebe ashaka pome bebe ararya none se rega nyine iyo nyishaka niwe ubu nyine wese simba mugaburiye nyine Karine yahageze usanze ndimo ndamubaza ko ibitoki byeze mu rugo ngo bazandanireho ko nzarya ese we yasombe cyangwa ito ntabwo munkagitemye
mama ntabwo yapfa gutema isombe. umva ngewe buri isombe mu rugo nta n'icyerekezo mbona umva naryo ibiriya byo mu isoko usanga babivangavanga ariko yankoreye isombe ankorera isombe pe ujuzanye iki se kari si umusirimu wanjye se sinari kuza nikoreye reka mama niwe uza akaza yikoreye wabaye mwiza rwose wagira ngo ntabwo uba mu cyaro neza yego se niko uwo musatsi ufite ubwo ubasha kwahirira ziriya nyana se mama yishyiramo abakozi urumuna wawe neza ariko twebwe iwacu turi abakungu sheri turi abakungu nta muntu ujya mu nka ngo kwahira n'ibiki wenda yabuganiza amata akayatereka ariko ibiro byo kujya mu nka rwose hajyamo abashumba baba bahari ngiye kugira ngo umugongo si unanisha ahubwo nari ndi kumubaza ubu ngubu yoga aranyuza kugira ngo umuntu yafashe akazi niba unyuze ubu nyine ndarindira agataha akanyuze kuko ntabwo nabishobora sinakunama yewe niyo mpamvu ukecuye disi ahubwo urakoze kubuje kuko muri iyi minsi nari ngiye kugira misiyo y'iminsi mikeya urakoze kubuje wenda ushobora kugenda ntabyaye nta hantu uzajya izo misiyo zawe uri gutegura ugomba kurindira ugasiga mbyaye ubonye n'umwana yewe reka njye kureba ko korodine hano twayatunganyije yewe she nimagurutse nawe ego mana we magana wanakuriwe karabaye genda none neza shawe utanyangiriza umwana dore ego niko wikoraho reka ndebe ko hari utwo batunganije mu gikoni bakaganje siko mukuru wanjye ashaje yakuriwe iminsi mikeya muraba mubonye kuzikora shene no kuryama birananiye ese kubyutse byemera ayowe ayowe shira ufite icyo kibazo uri kubabara uri kumva ameze bite ndumva ndi kuribwa shira tujye kwa muganga yewe ayiwe shiriwe tujye kwa muganga se shiri tujye kwa muganga urumva byakomeye yewe Hold uretse gato ihangane gato kanza n'urufunguzo rw'imodoka tujye kwa muganga ihangane gato cyane ihangane reka ayiwe n'ubumuga indiryana we ayiwe mama ayiwe yewe we sheri haguruka tujye kwa muganga yewe sheri we haguruka sheri we yewe yaje aramanutse we sheri we sheri we yewe sheri we yewe sheri Karine ngwino ufashe karame ngwino ufashe ushobora kuba ugise nk'umufashe fashe fasha tuwugeze
nanibagiwe uri muri ubwo dore n'uwo asigaye kandi wibuka kubwira ngo ugiye guhita muhamagara Mabuja. Mabuja. Mabuja wiriwe. Biriwe neza. Komeza gutyo se wabwiye byagenze gute? Aya nta kibazo meze neza. Mpuzanira amazi. Ari kumbwira ufite ikihe kibazo? Ntacyo yewe. Ukurodi kuki buri gihe umbaza ibintu byinshi. Isuri ndaye ugeze n'akakanya. Sikumba mbona ntazi ahantu ntazi ibintu wibereyemo ubu wandenganya. Ndaho nyine urushako rubi. Urushako rubi? Urushako rubi nese na boss ikibazo mufitanye? Kibaye wa mukobwa uracyari muto uzabibona. Nduse Mabuja ni iki nyine cyabaye mbwira? Ni ibintu nyine sigaye mbona muri uru rugo nanjye byarancanye. Uri kuvuga bya bindi bya boss se nanuza? Harya nawe sister wawe? Ko?
nyine ntabwo mbizi mbwira ni bimwe bya sister wawe harya ni we mukuru cyane we mukuru ntabwo ndi gusobanukirwa ibiki se ndi kuvuga je nsanga uri kure ntabwo nzi ikibazo ufite ndi kukubaza mbese ntabwo ndi hafi nyine tu ngo urushako rubi nyine mbwira nyine hari ibintu uvuze ngo bya sister n'umugabo wanjye sikunjya numva se uvuga ngo ni sister wawe nyine ni sister wanjye ahubwo hari amakuru waba ufite wese nese ntabyo uzi ariko nta nubwo wari uhari umva mbwire ukuntu byagenze gusa buriya ni ngombwa ra huye mbwira wowe byagenze gute ariko n'ubundi reka nkubwire nta kibazo cyagiye waragiye kwa muganga nagize gutya muri guteka kugira vuba vuba nyine ngo boss akuzanira ibiryo ubwo ngubwo harya ni iby'umupfana n'umuna wanjye yabaraje ngumva ngo Claudine ngo uri mu biki nk'iki ndavuga riseka atasanzwe ambwira nabi nani kintu ajya akora mu rugo byagenze gute ndamwihorera ndicecekera nikorera akazi kanjye nk'uko bisanzwe nyine irasa nyine ako kanya nyiri muri ibyo ngibyo ndikoze ibyo mbona nateka ngira vuba vuba ncapisha vuba vuba kwa kundi kwanya sibwo ninjiye mu cyumba mu cyumba cy'uriya mukobwa nabanje kumva nyine ibintu igitanda kiri kujya koko n'igitanda gikora uvuze ngo none se kandi kutangiye kurakara wabanjije kumva ukuntu byagenze ubwo mbibonye gutyo bitanisubirira inyuma mbireza gahunda zanjye ubwo yakuzaniraga ibiryo nyine mbwira ntabwo umpaye inkuru neza wageze mu cyumba nyine nasanze igitanda kiri kunyeganyega nyine numvishe kinyeganyega bari bakinze ariko batafashijeho urugi neza ndareba noneho bitanisura mu kazi kanjye niba ari byo byakurakaje simbizi ariko ibyo byo narabibonye n'amaso yanjye aya ngaya abiri nyine wema makuru wasanze bari mu gikorwa nyirizina igikorwa nyirizina ngenda cyumva nakubwiye ko igitanda cyari kiri gukaka ikindi kandi narababonye ibyo se nibyo biturushako rubi urakoze ndagenda ajya mu turimo twawe urakoze kanirebera umwana ndabona ntazi ibyawe ndetse n'uwari na telefone yawe mbe ndeba utuvideo jyana mvanye aha sinzi igihe cyose iyo turi kumwe sinzi ko mba ni kumva ndi sorry uko nanjye gukuramo impeta yawe sorry nubwo dukunda ndabizi impeta nikuyemo noneho bandazi nyuma y'urugi nta kibazo impeta nzi ko nta kintu mbwiye aho kusigaye neza nzi ko usigaye nkureba nkumva umubiri wanjye wose rwose byose ni kubera njye mbikurikirana ako ejo bundi hari akaririmbo naguciye urimo kuririmba nyine nahise nirengagiza ko nari kumwe na madamu ariko uzi iyo turi kumwe umutima bari gutera ngo papa mugiye gusohoka oya ariko rero mukavuga ngo urumva kandi ntabwo umugore wajya kuririmbira usubira ririya jwi rimeze kuriya urumva rishasi nzaramutse cyo kora kuririmba iba ariyo mpano yonyine buri muntu wese agomba kuba afite agahita yipfira uri inzira yabanza kumuhitana yego wenda nanjye nuko ariko uriya yagenda mbere sinamvyo turi kumwe mba numva nabuze ibyo mvuga cyane akaririmbo karavuga ngo kamba niba kuririmbira wabinsabye kandi nta kintu nakwima subiza kavuga ngo na ka King James ngukunda nkaho nakumenye kera ikirezi namara kikambera nakubonye rimwe umutima wanjye urafatwa ntabwo nzi ko uzi kuririmba gutyo uzi ukuntu ufite ijwi ryiza
wigeze ujya muri studio rero n'ibyo bize Bimbeshya no. wazajya muri studio impano nkita nyizamura nzakwishyurira. It's okay. You wanna kiss me? Yeah, it is. Why not? Okay. I know we love each other, right? Okay. Close your eyes. Can you do? What? Ese ibintu ndakoresha amaso yanjye cyangwa ndikuruba? Ase wagiye winjira uko amanzi. Nkomange wanjye. Kuba ari wese bwohereza uburenganzira bwo kudakoma. Ubwo njye ninjira muri salo yanjye nkomange. Kari. Wewe muri umuna wanjye. Ni wari kunkora ibi. Wewe nishyuriye amashuri. Kari. Kuma. Reka nawe watakawe. Uri kumva njye bigushimishije. Kari. Ndeba hano mu maso. Karine. Asubundi baye. Baye. Uri kuba ntacyo mbaye ngewe. Ibintu kuri mu maso yanjye na murumuna wanjye. Amaraso amwe. Uri kuba ntacyo mbaye. Amaraso amwe nyine ntacyo mbaye. Ntacyo ukoze ntacyo mbaye. Harimo ikibazo kibirimo. Usanze hari ikintu kiri kuba. Udusanze mu gitanda se. Amwana wanjye vuba. Nta kintu na kimwe kibaye. Sinzi impamvu urimo kurira. Birahamye ko kutazize narabyara ziri narashatse. Aka kanya n'umwana atarana. Aka kanya ntaranakomera n'umugongo sister koko. Se habaye iki? Nyine noneho murabinyeretse noneho. Umutangiye kujya mubikora mu maso yanjye. Ako ntabwo turi gusobanukirwa icyo kuri ko kuko byambwiye n'ukuri ko. Ngo nde? Nibyo mwasigayemo nyine naragiye kubyara none nibi muri munye. Umva nkubwire. Niba ari bushaka. Icyo ntakora ikosa ntakora. Igisa nagiye wo kikandya. Ntabwo nasiga umwana wanjye. Umvamo ko amahirwe masa. Uzabona uri Rwanda. Kapati ibintu byanjye nigende. Genda ntago ndibo kugarura. Ndabizi uzigarura. Nutegereze ko ndibo gusaba imbabazi. Ntago uri bubibone. Nubundi ndabona wari wabipanze. Umva. Wari wabipanze. Nyine sibyo. Ibiki umurere nawe. Ibi bintu ukore. Ibintu ukore. Koko. Genda nyine. Kuje kumva juru umuvandimwe kumuje kunsengera. Wavuze ko ugiye. Genda ureke kurira. Kandi nawe uzabona ugenge ntabwo birangiriye abagabo. Ntabwo birangiriye. Ese wakaraga amaso. Uzabibona. Genda. Uzatinda kubona ko wibeshye. Uzatinda kubona ko wibeshye. Reka ngende. Reka ngende nta kibazo. Ndi kurangamiye. Claudie. Maze kuba cyiza rero. Niko wari uri gukora uduki se hariya mu gikoni. Ngiye guteka nasoje kwezi cyane. Niko wigira hino ariko inyegera
nta kibazo wenyegera rwose gusa nabyo ni ngombwa cyangwa nuko nambaye amarinete cyane kujya unayatinya ariko mbe nyashyize hano oya winyegereye nyegera kose uri hano ubwo ntubona ko turi hano twenyine turisanzuye nta kibazo gihari kureba neza oya ibi ngibi byihorere si ngombwa ngo bifate byihorere gira hino nirumva ugira ubwoba siga afite n'amaguru meza rero gusa nawe rero niko harya sibuka ko nakwemereye ko ngomba no kukongeza umushahara nkukubiye kabiri ubwo uzajya umpa 40 cyane rwose amafaranga arahari kubibona gute wowe 40 uzajyama ku kwezi gira hino ariko gira hino tubiganira unyegereye ikibazo ntabwo nyine mabuja gusa mabuja amenye ko ntabwo uzana ibyamabuja ntabwo ari ngombwa ko uri kubona ko iyi nzu tuyirimo twenyine mabuja yagiye muri Kenya yagiye muri misiyo nanjye nta kazi ifite ndi kumwe nawe muri iyi nzu twenyine hari ikibazo gihari se wumva utuje rwose none ko ufite mu gatuza akose ko ufite ubwoba ufite rasa neza mukomeza igikobwa cyoroshye oya ntabwo nta wundi muntu ndabikubwira ntabwo tuvuge ko nta wundi muhungu murahora nagiye guhaha hawe tuza nta kibazo n'ikibazo urumva mabuja turi hano ntabwo mabuja nta akufataho nawe fataho ufite ko bwiki ufite isoni ufite ubwoba bigira ubwoba cyane ifigirira ikibazo cy'uriya mugore oya nta kibazo ahubwo ducunguza uburyo umuti sinabonga ari hose hano mu nzu byabera inzu twagiye mu cyumba ntabwo ngombwa mu cyumba none se turi mu nzu twenyine ni ngombwa ngo tujye mu byumba gukora yikiza umugore ntari bugaruke aho yagiye kure ntari bugaruke ntabwo ari ngombwa mu cyumba gusa ntabwo biri butinde oya nta kibazo muri ari gihe byatinda n'ubundi izi ntebe zanjye n'ubundi zimeze nk'aho ari mu buriri nta kibazo ntabwo bitinde iminota 5 yonyine birabirangira 5 zo ari myinshi 3 bazi yonyine ariko ntabwo irenze umwe bazi ariko kuzi zatunyunguza ejo bundi zatuyama ubwo ndahita nyagwa n'ibirangira yama Hey! Sheri umukozi Sheri please I'm sorry wowe I'm sorry n'umukozi Sheri kutambwiye kuri bugaruka yarambwiye ngo ni musengere wowe n'umukozi nyine yumvaga atameze neza arambwira ni musengere wari uri kumusengera mubazi okay mwongere musubire uko mwari mumeze ndeba ayo masengesho mwari murimo kandi usanze amaje gukira musubire uko mwari mumeze ndeba ayo masengesho mwari murimo Sheri Imana yagiye ikirayo sheri biki ndetse kumera gutyo sheri biki egerayo nta soni umukozi wa hano mu rugo kodigendera hano mu rugo karajya hehe icara utsobanura ibyo wari urimo biki nta n'isoni kwicarana na sobuja wowe muri saro hano ukihengekana nawe ubwo dore ubunwa bw'ukuntu yabusize wabusize kugira ngo abubone busa neza yego ariko ni wowe Sheri I'm sorry nagenderewe sibyo wagenderewe n'iki wagenderewe n'iki ndebera yaciye n'ibipeso usiko nta soni ugira wowe ntago ari njye n'ubukaka bwawe n'igihagararo uhagaze wowe ukunze ibyo bintu nabitinya ukitesha agaciro umukozi umukozi uyu ngo wirirwa gukoropera satani yanjye ziba satani yanjye ufite icyo kuvuga wanyumvise mugore mwiza ko ngukunda ubizi
nta kintu nakoze. Ntabwo bino byambabaza. Uzi ikintu binyeretse? Shiri wareka. Uzi ikintu binyeretse? Windakaza utabona isura yanjye ya nyayo. Basi wirakara. Ntubone ncecetse nakwihinduriza. Uri kubyumva? Yego pe. Ibyo wakoze sister ntago byambabaza. Ahubwo nicujije agahinda nateye mukuru wanjye asohoka muri uru rugo nzi ngo umuntu arankunze. Nzi kuzambera umugabo muzima. Umva baby. None ubayimbwa imbwa ijya mu bakozi umukozi. Ntitaye ukondo sanze. Umuntu hembe 15 buri kwezi. Wisuzugura. Vana urwo rutoki. Urumva ufite ikintu cyo kumbwira wowe? Wisuzugura. Cyangwa nuko nkubaha cyane ugashaka kunsuzugura. Ako nagusabye imbabazi. Nibaye uri ari mu biki? Nakubwiye ibyo dusanze. Hari ikintu usanze turi gukora. Muri gusenga. Satani. Okay. Nta kibazo. Duhunda amakosa y'ibi byose. Nayanjye. Amakosa maze aka kanya binyeretse ko karma irakurikirana. Subinyeretse ibyo nakoreye mukuru wanjye. Nanjye bingarutseho nyine. Ngaho mukomeze. Nta nubwo bimbabaje rwose pe. Courage. Ako wanyumva. Please. Siki. Cyangwa kubona gushize mu ruki niyo mpamvu uri muranyigiraho gutyo. Nta soni. Genda. Genda nawe.